Imana rero ibaho umugisha, ngira ngo nababwiye kuko aka karirimbo cyangwa se iyi ndirimbo, reka ndeke kuvuga ko ari akarimbo ahubwo ni indirimbo, niyo izaba ikirango cyacu kuri urubuga rwacu rwa Bohoka Wisanzure, uvuge ukuri, uvuge ibyo Imana yagukoreye, ubwire abandi icyo Imana yagukoreye. Rero kuri uyu mugoroba n'ubundi nje kubararika, igihe cyose nababwiye ko nzaza ntangirana n'itangazo. Hari abantu bamwe bari kunyandikira banyuriye mu gikari, ariko nifuza ko komantere zanyu ziba iza mbere ku rubuga rwacu rwa Bohoka, gushyiraho komantere, ugashyiraho like kandi ukaniyandikisha, kugira ngo uko ukoze ibiganiro ugihita ko ubibona, kubera kuko urubuga ni urwanjye nawe, ni urwacu twese, mbega ni umuryango w'Imana tugomba gukorera aha ngaha. Rero nk'uko nababwiye kuko muri uku kwezi nzibanda cyane cyane ku ivugabutumwa, nzibanda cyane cyane ku bakozi b'Imana, ku bakristo, ku bayoboka Imana. Ubu ngubu ndi gutegura inyigisho izabagera h'ejo, ariko tuzafatanyiriza hamwe ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohani. Tuzareba guhera mu gice cya 10 umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Reka dusome ayo magambo, asigaye mbabwire umutwe nyamukuru tuzaba tuganiraho ku munsi w'ejo, kugira ngo buri wese arutanga komantere, arutanga ibitekerezo, byose tuzabyigire hamwe. Umutwe w'amagambo aravuga ngo umwungeri mwiza. Ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, waba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye, ahamagara intama ze mu mazina yazo, akazahura. Imana itugirire neza. Ijambo rero tuzaganiraho ku munsi w'ejo, cyangwa se tuzadevelopoma, tuzasesengura muri ubu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ijambo ry'Imana, tuzaganira ku ijambo rivuga ngo ibimenyetso by'umujura mu itorero. Ibimenyetso by'umujura mu itorero, kuko hano ijambo ry'Imana, ubwo nshaka kugira ngo tuvugeho makeya, Yesu yaravuze ngo umwungeri w'intama aca mu marembo, ariko umujura arurira. Yaravuze ngo ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, waba ari umujura n'umunyazi. Hari uwuririra ahandi adaciye mu irembo. Irembo ni he? Irembo ni ijambo ry'Imana. Irembo rihe uwinjirira ahandi mu murimo w'Imana, atinjiriye mu ijambo ry'Imana, atinjiriye mu muhamagaro, uwo nguwo aba ari umujura, aba ari n'umunyazi. None ibimenyetso by'umujura mu itorero, kimwe mu bimenyetso rero tuzareba by'umujura mu itorero, tuzareba akenshi hari uwuririra ku nkuru zishyushye, inkuru zishyushye abantu, cyangwa se ziteye ubwoba. Hari abantu buririra ahandi hantu hiyurire mu ijambo, ahubwo akuririra ku makabyankuru kugira ngo yigarurire abantu. Hari uwuririra kwigira igitangaza, akigira umuntu udasanzwe. Muzajya mwumva hari abantu buririra no ku majwi. Umuntu uko yarari yagera mu rusengero ijwi akarihindura, akarigira rinini, akariniga, akarihindura ukundi.
uwo ngo n'aba yuririye ahandi hantu ntabwo yuririye mu ijambo ry'Imana. hari n'uwuririra rero ku bwibone agaragaza ko ari igitangaza atandukanye n'abandi bantu, uwo nguwo nawo yuririye ahandi hantu. hari n'uwurira rero ku kebo, ku mafaranga, ku maturo, igihe cyose ijambo ryavuze iryo ari ryo ryose rikagusha ku mafaranga, uwo nguwo nawe yuririye ahandi. hari n'undi wuririye rero kuki, ku irari ry'abagore cyangwa ry'abagabo, uwo nguwo nawe yuririye ahandi. mbega abantu bagiye burira ahantu hatandukanye, ariko ngo mwene abo bantu Yesu yabavuze, haravuga ngo abo bantu batanyuze mu irembo, ahubwo bakuririra ahandi, bakuririra ku mafaranga, bakururira ku cyubahiro, bakururira ku irari ry'umubiri, bakururira mu buhanuzi, bakururira mu kwerekwa no mu bindi bitandukanye. ngabo bantu bose batanyuriye mu ijambo ry'Imana, ngabo ni abambuzi n'abanyazi, ni abajura. bimwe rero ejo rero tuzaganira ibimenyetso by'abajura mu itorero. itorero risigaye ryaruje abajura. ushaka kureba abajura b'ingufu, ibisambo by'imbaraga, genda ugere mu itorero wirebe. yamaze rero kwiba agakusanya rwashaho, agura imodoka y'umuturika, akurira akagera ntawongera kumubona mu rusengero, asigara abandi bakirwana no kubaka no kugira gute, agakubita ikiboko, akurira indege akagenda, akabasiga mu ntambara, wakagenda akohereza abana, akohereza umugore, ejo nawe mukabona aragiye. uwo yari umujura, ntabwo yaruriye mu irembo. ko ngo umwungeri mwiza wese yavuze ngo intama ze azijya imbere zikamukurikira. uyu munsi rero uzasanga mu itorero ahubwo umwungeri ashorera intama zikajya imbere, wakazikurikira. ahakomeye ubundi umwungeri nawe ukagombye kubanza kureba mbe imbere ni igiki gihari. uyu munsi ntabwo ariko bimeze, ariko ngo umuntu nk'uwo nguwo ngo ni umujura mu itorero. ejo tuzarebera ku ijambo ryitwa ngo ibimenyetso by'umujura mu itorero. ibimenyetso by'umwanzi, by'umwononyi mu itorero ni ibi. tanga igitekerezo, mbese hari abo ujya uhura nabo mu itorero, andika komantere yawe tubivugeho. hari abo ujya ubona mu itorero bamaze kugira itorero nk'akarima kabo, abantu bazamukanye ijambo ryacyo ngo ni iyerekwa. umuntu ajya hariya ku musozi, yamara kurundarunda abantu, amaze kurundarunda intama azisahuye hirya no hino, akavuga ngo nagize nanjye iyerekwa. ariko si kuko ni iyerekwa ry'Imana cyangwa ni iyerekwa yo kwishakira imibereho. ejo tuzaganira ijambo ryitwa ngo ibimenyetso by'umujura mu itorero. umujura wamubwirwa n'iki mu itorero urimo? umujura arangwa n'iki mu itorero? Yesu yamuvuzeho byinshi, iki gitabo cyacu cyabivuzeho byinshi. nongere mbararike mbabwire ngo hari Bibiliya zibategereje. komantere ntabwo n'ababashije kunyandikira kuri uyu munsi n'abagiye bakoresha nimero yanjye narayibahaye, ariko iyo ngiyo ikoreshwa ku bindi washaka ko twaganiraho by'umwana mu ijambo ry'Imana. ariko niba uri umwe mu bakeneye ya madolari 20 cyangwa 2, wa mbere mu gutanga komantere, ahasigaye ukore na like, ukore subscribe. igihe cyose nkoze ikiganiro ubu wa mbere kwandikaho komantere no kucyumva, kandi tukomeze tuzamurane mu buryo bw'umwuka. nicyo mbifuriza, kandi nanjye nifuza ko tuba umuryango munini hano kuri urubuga rwacu rwa Bohoka wisanzure. reka dusoze twumva aka karirimbo kacu. ni indirimbo nziza iduhumuriza kandi dusubiza mu mwuka. nahejo rero, reka mbifuriza ijoro ryiza. nahejo kugira ngo tuzaganire kuri ibimenyetso biranga umujura mu itorero, kandi ndi kubategura ko
nzajya mbanyurizamo n'inyigisho, mbese ni gute umuntu yabasha gutegura inyigisho ye nziza kugira ngo agendane n'ijambo ry'Imana, ni gute umuntu yabasha kwigisha Bibiliya abandi kugira ngo yunguke kandi n'abandi bunguke. Reka mbifurize umugoroba mwiza, mbifurize ijoro ryiza, abari muri Amerika nabo mbifurize kugira umunsi mwiza, Imana ibahereze umugisha. Mwari kumwe na Anakreti. Ntiwibagirwe gukora kuri like, ntiwibagirwe gutanga komantere yawe, ntiwibagirwe niba utariyandikisha iyandikishe nawe ujye uba uwa mbere, ukore kuri subscribe cyangwa ukore ku kazogera, ahasigaye uko nshyizeho ibiganiro bizajya bihita bikugeraho kandi twese tuzunguka kandi Imana izaduhana umugisha. Reka nkomeze mbashyire mu maboko y'Uwiteka, twese tuzahurire mu bwami bwo mu ijuru. Amen.